ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana cyo byari 9 umurongo waho 17 22. Umurongo waho 17 22. Yesu akiza uwavutse n'impumyi. Ijambo rivuze ngo Yesu akiza uwavutse n'impumyi. 17. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati, kubwawe uvuga iki ubwo yagumuye? Kubwawe uvuga iki ko yagumuye? Ati n'umuhanuzi. N'umuhanuzi, yego. Ariko Abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka. Ntibemera yuko yari impumyi agahumuka. Kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi. Kugeza ubwo baze kubyiza no kubyemera bahamagara ababyeyi be, yego. Wahumutse. Barababaza bati, uyu ni umwana wanyu. Muvuga ko yavutse ari impumyi. Muvuga ko yavutse ari impumyi. None yahumuwe n'iki? Ababyeyi be barabasubiza bati, tuzi yuko uyu ari umwana wacu. Kandi yavutse ari impumyi. None arareba. Ariko igituma areba ntabwo tukizi. Kandi n'uwamuhumuye ntabwo tumuzi. Mumwibarize namwe. Ni umugabo mukuru arivugira. Ntabwo kandi ashaka aho konyine ushoreje bakavuze gutya. Bakavuze subiramo konyine kwibintu. None arareba. Ariko igituma areba ntitukizi. Ntabwo tukizi. Kandi n'uwamuhumuye ntabwo tumuzi. Nimumwibarize nawe. Ni umugabo mukuru arivugira. Niryo shaka ryonyine vuga biraya. Arivugira sipara vuza. Arivugira saboye. Haleluya. Kandi nimumwibarize nawe ni mukuru agira gute? Sipara vuza. Haleluya. Kandi reka twongere Imana cyabashimye cyane. Umuntu mwicaranye ubundi umwiteho ntumwishinge nagafasha umwihorere. Wenda ashobora kuba nta kibazo afite. Iteraniro ryose si ngombwa abantu bose bafashwe. Twageze n'umugisha umusaza abantu bakeya nawe n'umugisha rero. Yesu ashimwe cyane. Kuri so n'ijambo ry'Imana rigira kuntu. Haleluya. Ngo abantu bagiye gushaka Yesu basanga hari abantu benshi. Ibi yambwira ngo basanze abantu ari benshi bari kuzuye mu nzu, ariko bigira inama yo ko batari gusubira yaho ngaho. Bigira inama yo kuriza bapfumura mu gisenge cy'inzu bamanuramo bagagize gute bari bazanye. Impamvu bamanuriyemo baciye hejuru nuko basanze abantu. Turashima no kuko turi bakeya. Muzi ko turi bakeya. Yo nta mpamvu yo gupfumuriza ahubwo aho wicaye agisubizo cyawe gituruka mu izina rya Yesu. Yavuze ngo aho wicaye aho ngaho igisubizo cyawe gituruka mu izina rya Yesu. Yesu arashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Zanye ijambo bivuga ngo uyu mwaka 2023 Imana ikwiye gusobanura. Akukumvisha baza kumva ariko zanye ijambo rivuga ngo uyu mwaka wa 2023 Imana ikwiye gusobanura ibidasobanura. None se kuhakana iyo bakubajije gutuye ntabwo ajya urabona niba ko niwe mukariza ntabwo azaza, niba ko niwe ibumba ngo ntabwo azaza, niba ko niwe yigire ntabwo azaza. Ugatangira mu buriya ngo ariko ngo ngiye kwimuka. Ntabwo utangiye kuba gutyo mbega nta gisobanuro gutyo. Nta gisobanuro ufite. Bakoza mbese ufite ubukwe ngo urabona ngo nyine ngo niko ngo umusheri ngo impamvu ngo nta gisobanuro biza gutyo. Ufite beba ufite ubukwe cyangwa ntabwo ngo nyine ngo ariko ngo buri hafi gute se ese umaze imyaka ingahe ugushatse? Maze imyaka 7 nshatse. Ufite abana bangahe? Nyine murabona ngo ariko ngo buriya ngo ndumva ariko ngo bundi ngiye kujya
ibaze ngo gusobanura ko umbaze ngo cyane ngo ubwo gusobanura ubwo gusobanura ntabwo uraza kunyumva mu kanya ngo uraza kunyumva ndaza kureka mikrofone wase Yesu ashimwe cyane rero niyo mpamvu Imana ihaye ijambo bahaye umutima ngo Imana igiye gusobanura ibidasobanutse yego niyo mpamvu Bibiliya itubwiye guki iratubwiye bongera kwegera uwo mutariki ari bakimara kumwegera baramubaza ngo mbese ko wahumutse mu by'ukuri ibi ngibi urabisobanura iki yego uramuhumuye uramuvuga cyangwa ati njye ari byifashishwa ni uko ari n'umuhanuzi kera uyu muhanuzi tubagabira cyane fatira umuntu mu kiganza mu mwenge Imana ikubuza n'umuhanuzi umwenge Imana ikubuza n'umuhanuzi Imana ikubuza n'iki uyu munsi Imana ikubuza n'iki Imana ikubuza n'iki ntabwo urabyumva uraza kubyumva ndaniza Imana ikubuza n'umuhanuzi ababwira ngo icyambere njyewe yaribu ariko Imana rero nta kindi buvuge icyo nabonye cyo ni umuhanuzi ni umuhanuzi avuga turatubeshya ntabwo ari umuhanuzi wawe nawe ushobora kuba wagiye mu bapfumu ushobora kuba wagiye hirya ushobora kuba wibye baravuga ntabwo turi bubyemere bakunda ikimenyetso cyo guhamagara ababyeyi Yesu ashimwe cyane haleluya ngo bagihamagara ababyeyi barabazana bakimara kubazana barabaza ngo mbese muremeza neza ko uyu mwana wanyu yari impumyi ababyeyi barasubiza ati twebwe tuzi neza ko uyu mwana wacu yamuzanye iki ari impumyi icyamuhumuye ntabwo tukizi n'uwamuhumuye ntabwo tumuzi icyo twemera twemera iki ni uko yari iki yari impumyi icyakora cyo haleluya icyakora cyo nguyu nawe ni mukuru icya kabiri arareba icya gatatu arakuze icya kane nawe byamukora agize gute arabizi ni mu mwibarize kubera yuko nawe yabonye iki icyo kuvuga haleluya bamwe ni mu mwibarize kuko nabazi kugira gute kuvuga tubagamira cyane tubagamira cyane kugira tubagamira cyane ni mu mwibarize azi kugira gute kuvuga Yesu ashimwe cyane haleluya ngo baramwegera bamaze kumwegera ngo batangira kumubaza arabaza icyambere nababwiye bwa mbere ko nahuye n'iki n'umuhanuzi ntimwabyumva nongera asubiramo bwa kabiri mbese namwe nimbabwiye bwa kabiri mukeneye kujya guhura n'iki n'umuhanuzi bimana icyubahiro Yesu ashimwe cyane haleluya ngo baramwegera bakimara kumwegera bamubaza byinshi baje kumubaza byinshi aravuga ngo icyo nzi cyo ni uko imyaka maze nicaye ntawumbaza ntawumvugaho icyo kiri kubagize gute nahumutse wahita bimana ashimwe cyane nuko bagize gute nahumutse Yesu ashimwe cyane haleluya kwibutsa ko iyi mpumyi yari imaze imyaka myinshi yicaye aho ngaho yego isabiriza bayiha bitanu uyihaye bitanu uyihaye bibiri uyihaye bitatu uyihaye amabuye wicire mu maso byose ibyo bamuhaga byose yarakiraga haleluya fatira umuntu mu kiganza kugira ngo mumaze iminsi wakira ibintu udakwiye kwakira maze iminsi wakira amagambo udakwiye kwakira umaze iminsi wakira ibintu udakwiye kwakira kubera iki urahumye iyo umuntu adafite akazi ari umushomeri iyo mwirukanye mu nzu yakodeshaga ibihumbi 200 ajya mu nzu ya 20 kubera iki arahumye haleluya haleluya umaze imyaka myinshi wakira ibintu
gutinda uteganya kugira gute kwakira ariko impagaze muri iri jambo ndaribuza ngo Imana igwa kwakira iby'agaciro igwa gusobanura ibigenda biza gute ibidasobanutse biza mu byatekerezo haleluya Imana igwa gusobanura Yesu ashimwe cyane Imana igwa gusobanura haleluya sobanura ibidasobanutse kugira ngo ifite imbaraga bamaze ngo nawe ni umuntu w'umugabo azi kugira gute kwivugira Yesu ashimwe cyane ntabwo ni gutinde yego tubanza tuganire ku ijambo kanya gatoya bijye twiyakiriye abashyitsi dore abakozi b'Imana benshi nshaka ko bahagarara ngaha bakavuga iki Yesu ashimwe cyane ariko icyatumye Imana ikuzana ngaha icyatumye Imana ikurarika ni ukugira ngo uyu munsi uhure n'imbaraga z'iki z'Imana Imana ikuvure mu izina rya Yesu ni nde muntu wakira guhumuka ahagurutse amarira cyane zamarira cyane Yesu ashimwe cyane haleluya baraho ntabwo njyawe mbizi neza maze imyaka 10 n'akazi maze imyaka 20 nta mugabo maze imyaka 5 nta rugo maze imyaka 5 nta rubyaro ariko icyangombwa nahuye n'iki n'umuhanuzi nagize gute nahumutse nahumutse windi mumbaza ntadoze icyangombwa ikibazo nari ifite intambara nari ifite urwaye nari ifite bwakize mu izina rya Yesu Yakumi Imana twashimye cyane bwakize mu izina rya Yesu ntakindi rero Imana yakuzaniye icyatumye Imana ikuzana n'iki ni ukugira ngo iyisane imota iguhumure igukure ari mu buhumyi bwaba bw'uburwayi bwaba ubuhumyi bw'ubutore bwaba ubuhumyi bw'amadeni Imana igukure mu izina rya Yesu rero mu byakiriye kubera amashyirashya